Nitumara kwambuka Yorodani, tuzicara dusoroma imbuto, tuzazijyana kibazo dufite, kuko tuzaba twarazikoreye. Ubu ni Iva Buravani ari hafi gupfa, nako kwitaba Imana. Niho abagiye bose baba bayitabye, njye mba nibaza abazitaba Satani aho bazava. Wowe ukunda Sano, humura singusabe kuzasanga so w'amahembe, nkusabe ijuru. Nitwa Sano Cira. Iki kiganiro cyitwa Tinyuka, aho gitinyura abatinye. YouTube ni Mesh Videos. Nari mbafite urukumbuzi rungana nk'urwo Bayita zarakombe gusesera mu maguru y'abagore barenga 400 bose yasize hanze ya gereza. Ikaze. Rimwe na rimwe mba numva umuntu yakitwaye nk'inyamaswa, mbese bagahuza imico. Nkubi y'inyamaswa ifashe ingenzi yayo, niseka ninarira, nishima ninababara. Ibyo kwibabara nta numwe muri two bizi, n'abiyita abahanga ngo barabireba ntibazireme. Cyakora tubona irungu mu maso yazo, kandi ntawe irungu ritica. Iyo umuntu yari isabune nari bumukarabe, bitavuze ko njye ndi igihunyira. Dore umuntu we uko abayeho. Iyo wabyaye arabyishimira, nyamara umutima wose yamaganya, agahinda n'umujinya wasenya inzu. Iyo wapfushije umuntu arakurira amarira ukayabona, nyamara yava kwirimba akaririmba indirimbo igira iti aheze ikuzimu zahuriye na Satani. Mbese avuze mundu n'amashyi y'urufaya nk'uri gucuragura kubera ibyishimo. Iyo wakoze ubukwe abona wambaye inzitiramibu aho kwambara ivara, nta cyiza azakubonaho bisesuye. Iyo watsinze bagukomera amashyi, nyamara inyuma y'umugongo wawe bari guhekenya amenyo. Nakifuje ko twakibera inyamaswa mu mico, nafusha nunsekere nunababare byo kurenzaho, basi nakora impanuka nubyishimire, nibinakubabaze byibura ukamfasha. Umva totono, nk'ubu ufite inshuti magara, umubyeyi, umuvandimwe, umukunzi, umubyara n'abandi benshi muziranye, afite ifoto yawe muri fone ye, nta munsi n'uyu na rimwe aragupostinga, ibyo bita kugushyira ku mbuga ngo disi bakurore. Hanyuma ahuye n'igikeri, mvuze ifoto y'igikeri kuri Facebook, cyakoze amateka kikamenyekana, arapostinze n'ibindi byinshi n'amavideo adafashije, ateyeho nk'umugabo uteye inda. Naho wowe ifoto yawe irenda kuborera muri fone ye, kandi ngaragukunda. Hanyuma y'igihe Imana iguhamagaye, nawe yihutira gushyira ifoto yawe ku mbuga yanditseho cya kijambo gikanga kikanashengura abakibona, RIP, rest in peace, ruhukira mu mahoro. Ibaza umuntu ugukunda ari uko wapfuye. Hanyuma se ko nyogokuru, inshuti, umuvandimwe, umwe muri bo yabuze amafaranga yo kugura utwenda yo kumufungurira aka business, kandi umuryango mugabo urabizi. Hanyuma yapfa bakamugura isanduku y'ibihumbi 800, nakayo ni make, 8,000,000, kandi disa kiriho yabasabaga 8,000 byo kugura agatenge, bati ni menshi. Nasuye kenshi gashoboka mu rugo, nyamara bansuye batanga barebera mu marido ndi gupepera, mbese nimbaherekeza. Nyamara iyo batashye mu ijuru cyangwa ikuzimu, erega naho ni mu rugo, ubaherekeza nyamarira atanzika. Nabuze aho natereka umusaya, mbese inzu yo guturamo, yo kurambararamo, yabaye umugani kuri njye, ngana ibigunda nk'ingagi igera hari ingangi ikagoyeka itama mu byatsi. Mbese wowe, njyewe cyangwa umunyamuryango, nta buraro, ntaho kuba, inzu ntayo, nyamara umwuka wahita ugahitana ubuzima bwanjye. Umunyamuryango wanjye akangurira inzu itagira ubwinyagamburiro, isanduku, ngo ariho nereka umusaya nturemo. Mbega urukundo! Iyo nahari umvuga nabi no mu ruhame, napfa ukamvuga neza mu ruhame, kandi nabwo simba mpari. W'amasanduku iyo dupfa dushira, abavuza akaruru nk'akabarokore bari mu mavuta kubera ibyishimo. Ugasanga Sano Cira yirwa kuzanzamura mu magambo y'inkomezi, akagukomeza nk'imfuruka z'imisarani. Mbese inama nkirirwa nzi kunyanyagizaho mukomeza ngo wo guhogora, nyamara wapfusha ntimaboneke ngo nkomeze twanahura bikabutyo. Mbese nkasa nkaho ndishashe twikiriye igicuruzwa cya pirate. Iyo shashi ituma kigaragara nkaho ari gishyashya kandi cya original, ariko iyo shashi iyo uyivanyeho nibwo yiboneye iryo shyano ryo guhaha igipiratano.
nkanjye rero hano imbere yawe nkavuga ibyiza, uti mbega umwana mwiza, wambona mu bikorwa uti mbega satani. Gusa n'urugero njye ndakana keza, njye ndambiwe abampampira inyuma, abapampe banshimagiza ngo nkora ibiganiro n'ibindi byiza, twatandukana nagiye hirya bagapatana amagambo angaya ko nkora ibiganiro by'ipiratano pirate. Niba wize ugafata nk'inka yafashe intanga, nyemera nta kugoyeka umbwirire mugenzi wawe ati turabarambiwe. Kandi ngize ati soma mugenzi wawe, byahita bimera nk'isoko ry'inyagasambu, umusazi yabasaza akagwa ku ijambo. Nitwira dukunda MG Fabrice. Nzagaruka mbabwira akamaro ko gusaba imbabazi mbere yo gupfa n'ibimenyetso bigaragaza umuntu ugiye gupfa. Yego warupfuye biragoye kugufuka mu gapfunyika ngo upfiremo gupfa ufureka. Icyo mfa nawe nuko dufitiye inshuti, abavandimwe, abakunzi, ababyeyi, abarezi, abahanzi n'abandi. Wenda ibyo gupfa reka tubishyire mu mufuka tubifungiremo, kuko ntawe uzi neza 100% niba iyo umuntu apfuye aba agiye aheza kuruta avuye. Reka ntigarukire ku muntu nanasoza. Aba bantu baramemukiye mu buryo bufatika bro. Abana nigishije gukora amafirigo ubu bari mu kazi, nibo bagenda banuka. Ni gute sintaza mu nkoko mani? Abanyamakuru nirwo nkorera amafirigo bakananyambura, ntago bashobora no kunyinira indirimbo. Abafana banjye nari narifondeye cano barayijyanye, ntago bazongera kumbona. None abana nafashije guhera mu buto murabazi benshi, nta nubwo wamuhamagara ngo kwita. Ariko nkuko nayihamagara ikaza, nuko bimeze. Nese bari n'umuntu wahamagara kuri phone nakwitabe wakunda ikimeze. Umuntu ameze nk'inzuki, rimwe ziba nziza cyangwa mbi. Inzuki ziba nziza iyo zatweguriye ubuki, ariko zikaba nziza hafi ya oya iyo zikwatatse nawe ugataha umunwa n'ibindi bice bingana nka televiziyo y'ikirombo. N'umuntu aba mwiza iyo agufasha, akubaye hafi, utemba amarira n'ibindi, nawe akaba mwiza hafi ya oya iyo aguhemukiye ngo hari n'abica abandi. Nahoze mvuga ngo hafi ya oya nuko wowe wateye icyumvirizo neza, watahuye ko atari byiza habe namba. Ariko inzuki iyo zikudwinga kuri zo biba ari byiza, wowe ari oya. N'umuntu kwica cyangwa guhemukira kuri we ni byiza, wowe bikaba oya. Ni hafi ya oya. Ngaho reka nsigira ubwonko bwawe gusigara bwisugana mu gutekereza ku bijyanye isomo ry'umunsi nguhaye. Ngiye nk'umurabyo wa kamera, nzagaruka nk'umumuro wa parufe muhumurirwe ibikorwa byanjye byiza. Ni Sano Cire, ndabashimiye.